muri iyi si y'imiziki n'imyidagaduro hari ibintu biba bikomeye kurusha indirimbo ubwazo. Hari abantu bazwi, abahanzi twumva buri munsi, indirimbo zabo bahinduka icyizere cy'ubuzima ku bantu bakiri bato babakunda, bakabibona nk'inzozi zabo ziba impamo. Uyu munsi turi buze kugaruka ku nkuru ivuga ku bihangano bya Vestine na Dorcas, ariko cyane ku buryo aba bavandimwe bombi bakoze ku mitima y'abana babakunda bababonye mbona nkubone. Ku ruhande rumwe hari Vestine, ubwo yahuraga n'umwana muto witwa Evra bagafata ifoto, maze uwo mwana akayishyira kuri Instagram akandika amagambo y'umutima wati my crush. Ijambo rimwe gusa ryaciye ibintu ku mbuga nkoranyambaga, rihinduka urwibutso ko hariho indirimbo n'ubuhanzi bitambuka bikagera ku mutima w'umwana bikamuhindurira icyerekezo. Gusa nanone ku rundi ruhande hari Dorcas, bwa muvandimwe we Vestine. Ifoto yafashwe mugaragaza ari kumwe n'umwana wari wamwishimiye cyane. Uwo mwana yasaga n'uwabonye inzozi ze zabaye impamo, guhura n'umuhanzi kazakunda. Ntabwo byari amagambo, ahubwo amarangamutima byamusigiye yahise agaragara mu maso he. Ibi byombi bihurira ku kintu kimwe: uburyo ubuhanzi bukora ku buzima bw'abantu kurusha uko tubitekereza. Si indirimbo gusa cyangwa amajwi meza tugeraho ku matwi, ahubwo ni isura, ifoto, akanya gato gasanzwe gahinduka ibisobanuro bikomeye ku buzima bw'umwana cyangwa umufana. Ni inkuru ikomeye kandi yuzuyemo isomo rikomeye, ntucikwe n'ibi bisobanuro, kuko ku musozo w'iyi nkuru ngufitiye indi ngingo ikomeye cyane iraza kuguha undi mwanya wo gusobanukirwa ubundi buryo umuhanzi ahindura ubuzima bw'abantu. Gusa wibuke kwiyandikisha hano kuri NB Izum, inkuru zacu kuri kwawe, kandi like, subscribe, ufungure inzogera kujya tubana buri munsi. Gusa wibuke no gutanga ibitekerezo byawe hasi muri comment. Bahaye ikaze hano kuri NB Izum, njye nitwa San. Vestine, uyu muhanzikazi ukomeye mu ndirimbo zo kuramya Imana no kuyihimbaza, ubwo yahuraga na Evra, umwana muto umufana bikomeye, habaye moment yihariye, ibihe by'ingenzi byaranzwe n'ibyishimo, amarangamutima ndetse n'umunezero. Ntabwo byagarukiye mu gufata ifoto gusa, ahubwo Evra yahise ajya kuri Instagram yiwe akandika amagambo y'inyamugisha ati my crush. Tugenekereje mu Kinyarwanda, yamurwariye akadege, gusa reka tuvuge uwo yihebeye. Si abantu basobanukiwe iby'imiziki cyane bagomba gukunda abahanzi ku rwego ruri hejuru. Mujye mwibuka ko n'abato bagira amarangamutima ku bahanzi. By'umwihariko uyu mwana akaba yarafashe icyemezo ukomeye mu ndirimbo zo kuramya Imana no kuyihimbaza, ikimenyetso kigaragaza urukundo nyakuri umuziki ugenda usiga mu mitima y'abato ndetse n'abakuru. Iri jambo my crush ryoroheje, ariko ryafashe imitima y'abantu benshi ku mbuga nkoranyambaga. Abantu benshi babonye ko igihangano cya Vestine kitagarukiye mu ndirimbo gusa, ahubwo kigeze no mu mitima y'abana bato ku buryo bumva bamubonamo urukundo, icyizere n'icyegeranyo cyiza. Iyi foto ikijya hanze abantu bayitanzeho ibitekerezo byinshi. Bimwe muri byo twareba hari nk'icyo witwa Beloxy 203 yanditse ati Evra I love you. Undi ati ese iyi foto ni
nyayo mukaba mutarafasha abona mutaduhemukiye iyo muduha video. Gusa n'iyi foto turayikunze nta kibazo. Undi witwa Mike Latu ati you look so good. Undi ati murasa cyane. Aha rero dusigarana isomo rikomeye cyane kandi riremereye. Isomo rigira riti rimwe na rimwe igikorwa gito ifoto n'ijambo rimwe gushobora kuba ubutumwa bukomeye bugera ku bantu ibihumbi. Gusa nanone n'ubwo iyo foto yabiciye mu bukwe bwa Vestine harimo akanya katanyuze abantu benshi batabibonye, aho Dorcas nawe yihuriye n'umwana muto wari washimishijwe no kumubona. Ni ifoto yafashwe y'uyu mwana ari kumwe na Dorcas yerekanye isura nyayo y'uko abahanzi cyangwa abantu bazwi bafite impact ku bantu ku buryo budasanzwe. Uyu mwana yari yishimiye ku buryo bwagaragaye neza, ndetse abantu benshi babibonye ku mbuga nkoranyambaga basobanukirwa ko atari ukubona umuhanzi gusa, ahubwo ko hari ukubona icyerekezo n'icyitegererezo bari bamaze igihe bakurikirana mu ndirimbo ndetse no mu bihangano. Iyi foto kandi yahise iba simba, ikimenyetso sign y'uko urukundo rw'umufana n'umuhanzi rudakenerwa mu magambo menshi, mu bintu bikomeye, ahubwo akanya gato, isura igusekeye cyangwa gufata ifoto bihinduka ubuzima ku mwana cyangwa umuntu ku rukundo wa muhanzi. Dorcas hano nawe yahindutse isomo rikomeye. Ati rimwe na rimwe ntabwo ari indirimbo, ahubwo ni uburyo uhura n'abakunzi bawe, uburyo bareba n'ukuntu bakira. Mu nkuru ya Vestine na Dorcas twabonye ukuntu guhura n'abana babo byagize icyo bisigira abana bakiri bato. Ariko se wigeze utekereza ku bandi bahanzi cyangwa abantu bazwi mu Rwanda bagize uruhare nk'uru mu buzima bw'abana n'urubyiruko? Dore inkuru nari naguhishiye ku musozo w'iyi nkuru. Reka nkubwire inkuru yihariye ku buryo The Ben yagize uruhare ku mukino wa ruhago, aho kubabona bakina byabaye ikimenyetso cy'imbaraga n'inzozi. Ako kantu ntabwo wari ukazi, gusa nari nkakubikiye kugira uyu munsi nako kamenye. Ibi byose turebye bitwereka ibintu bibiri by'ingenzi. Icya mbere si umuhanzi gusa, ahubwo aba ari isoko y'ibyishimo, icyizere, ndetse rimwe na rimwe akaba umuvuzi w'amarangamutima y'abakiri bato. Icya kabiri, akanya gato k'umuntu uzwi gashobora guhindura ubuzima bw'umwana burundu. Ibyo Vestine na Dorcas bakoze bishobora gusa nk'ibyoroheje, ariko ku bana bahuye nabo byari nk'umuryango mushya w'inzozi zabo. Niyo mpamvu tuba tugomba guha agaciro buri gikorwa cyose cyiza gikorwa n'umuhanzi cyangwa undi muntu uzwi, kuko hari ubumenyi, ibyishimo n'icyizere byubakwa mu buryo tutapfa kubona mu kindi gihe. Kubw'iyo mpamvu ndagusaba kuguma kudukurikirana, ukanda like, subscribe, ufungure inzogera, ndetse no gusangiza abandi inkuru kugira ngo benshi barusheho gusobanukirwa ukuntu umuziki n'ubuhanzi mu Rwanda. Gusa nanone icy'ingenzi ubuke ibitekerezo byawe muri comment.
ese koko Vestine na Dorcas berekanye urugero rwiza? Ibyo byose